biratangaje nshuti, biteye amatsiko, byayobeye benshi. Ibya Yesu biratangaje nshuti, biteye amatsiko, byayobeye benshi. Byayobeye abafarisayi, byayobeye abayuda, byayobeye ibikomangoma, byayobeye abayuda, byayobeye n'abanditsi, byatumye babamba Yesu, bituma bavuga yuko atari we bavuze. None tekereza mugenzi wanjye, tekereza imirimo yawe, tekereza amagambo yawe, tekereza ibikorwa byawe, maze ugenda ubwira Imana uti ndihannye mbabarira. Ibya Yesu biratangaje nshuti, biteye amatsiko, byayobeye benshi. Ibya Yesu biratangaje nshuti, biteye amatsiko, byayobeye benshi. Byayobeye abafarisayi, byayobeye abayuda, byayobeye ibikomangoma, byayobeye abayuda, byayobeye n'abanditsi. Kristo Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Aka kanya nifurije igitondo cyiza, igitondo cyiza cy'umugisha, ugendane n'Imana mu byo ukora byose. Igitondo cyiza cy'umugisha, ugendane n'Imana mu mirimo yawe yose, aho iva ikagera. Waba ukora akazi ko mu rugo, waba ukora akazi k'ubucuruzi, waba ukora akazi ko gutwara abagenzi, waba ukora akazi ka leta, mu kazi kawe kose ugendane n'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Ariko ujye wibuka kwiragiza Imana, ujye wibuka kuyibwira ibyawe, ujye wibuka kuyereka inzira zawe zose kugira ngo iziguheremo umugisha. Hari igihe wewe nk'umwana w'umuntu atari byo by'Imana. Niyo mpamvu nanjye nkwinginze kugira ngo ujye ugerageza kubwira Imana ibyo ugiye gukora, uyihamagare mu mirimo yawe yose, uyihamagare mu byo ugiye gukora byose, uyihamagare mu rugendo rwawe, kuko iby'Imana ntibigira uko bisa. Kubana n'Imana ntibigira uko bisa, nubwo muri iyi si duhura n'imiraba n'imihengeri n'ibikuramutima, ariko ibyo byose biragumya igihe uri kumwe n'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Iki gitondo cy'umugisha rero ngusaba umugisha ku Mana, ugendane n'Imana, ukore ibitunganye, kandi wibuke igihe cyose utandukiriye, wibuke guhamagara Imana mu buzima bwawe. Ibya Yesu rero byari bikomeye, ibya Yesu byari bitangaje, kubera yuko yakoraga imirimo agakora ibitangaje, ariko akibuka guhamagara Imana mu buzima bwe. Nawe gerageza uhamagara Imana mu buzima bwawe, ibikugora byose ubyereke Imana, ibikubangamira byose ubyereke Imana, ibikugerageza byose ubyereke Imana. Imana ni Imana, ntabwo ari umuntu. Iyo ubwiye umuntu akumvira ubusa, iyo utakiye Imana iba mu byawe kandi ikakurinda muri byose. Gerageza guhamagara Imana mu buzima bwawe, gerageza kuyereka urugendo rwawe urimo hano ku isi, kuko kubaho muri iyi si ni ubuzima bwo gukina filime. Nuramuka rero ugeze gutyo ugakina filime nabi, filime yawe izizinga, ariko nukina filime neza uzayikomeza.